yaje igamije kugira ngo ikangurire abantu kwinjira muri cryptocurrency bitabagoye, ariko nanone akaba ari umushinga uzacururizwaho. Niyo mpamvu natangiye mvuga ngo umayininga ukomeze umayininge. Ese Pi Network yaba ihuye na Bitcoin cyangwa biratandukanye? Igisubizo, ntabwo ushobora kubona ikintu utavunikiye, ntabwo ushobora kubona ikintu utabiriye akuya. Niyo rero ntihazagire uwumva yuko agiye gutoragura amafaranga. Uyu ni umushinga uhari, ni umushinga ugamije gukontorora ubukungu bw'isi, ariko ntabwo uri umushinga uje, ariko nanone ntiwumve yuko ari ikintu kizaza kigahita kiguhindurira ubuzima uko ubitekereza. Biragusaba. Bakunzi ba N Africa TV, muraho neza, twongeye kubasuhuza, tubifuriza umugisha, tubivuriza ibyiza. Mu by'ukuri N Africa TV turabakunda, kandi namwe ntimuhwema kutwereka yuko mudukunze. Turabashimiye rero wowe wakoze subscribe, wowe wakoze like, wowe wakomantinze, wowe waduhaye ibitekerezo, ndetse nawe washarinze, warakoze cyane. Uriya ni umusanzu ukomeye, kandi turongera kugusaba kugira ngo ukomeze nanone ujye ukurikirana ibiganiro byacu, kuko ibiganiro byacu ni akagaruka. Kuko mubizi rero kuri N Africa TV tugira ibiganiro by'ubukungu, tugira ibiganiro by'iyobokamana, tugira ibiganiro by'ubusesenguzi kuri politike, tugira ibiganiro bivuga ku mateka ndetse n'umuco. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku kiganiro cy'ubukungu. Ni ikiganiro nifuje kugira ngo tuganireho. Ikiganiro tugiye kuganiraho kirarebana n'akamenyetso nkunda kubabwira, ngiye no kubereka. Ako kamenyetso ngiye kubereka kajyanye n'ibintu bibiri. Ku barimo batureba, aka kamenyetso iyo ukarebye, hano hariho ibintu bibiri. Hariho ikimenyetso kivuga kuri Bitcoin, hari n'ikimenyetso kivuga kuri Pi. Ibi bimenyetso rero bibiri, mu by'ukuri abakoresha social media cyangwa imbuga nkoranyambaga, iyo babibonye bahita bumva ibijyanye n'ubukungu, faranga. Tugiye no kureba ese Pi yaba ari ikinyoma cyangwa yaba ari ukuri. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kiravuga ngo ese Pi yaba ari ikinyoma cyangwa yaba ari ukuri. Turi buze kuza kwifashisha inyandiko twavanye ku kinyamakuru cyitwa inyarwanda.com. Ni inkuru yanditswe ku itariki 11 z'ukwa gatatu 2025. Iyo nkuru igaruka kuri Pi cyane. Mu by'ukuri iyo tuvuze Pi Network tukavuga na Pi cyangwa se Pi, tuba tuvuze ibintu bibiri bitandukanye ariko bijya gusa nanone. Ibintu bibiri rero kandi bijya gusa, byose biganisha ku iterambere ry'ubukungu. Iyo tuvuze rero ubukungu, umuntu w'iki gihe uyu munsi wa none ahita yumva agafaranga. Ifaranga rero ni ikintu gihatse ubukungu bw'ibintu byinshi cyane, ariko nk'uko nababwiye yuko tuzagenda tugaruka ku bukungu, kandi twagiye tubagezaho ibiganiro. Hari n'amugenda batubwira bati ibiganiro ni byiza, birabafasha, turashimira abagiye baduha ibitekerezo. Abatubwiye bati mwe mujye mwirinda kuduha amakabya nkuru. Ntabwo rero twebwe kuri N Africa TV dutanga ibintu bikabiriza, kuko ntabwo ariyo ntumbero yacu. Icy'ingenzi ni uko dutanga ibintu bikenewe kandi bisobanutse. Pi Network rero rigeze kubivugaho, ni uruhererekane rw'abantu bari mu mushinga wa Pi. Abo bantu uyu munsi wa none baragera hafi kuri miliyoni 60 zirengaho gatoya ku isi yose. Urumva barajya kwegera, barenda kugera kuri miliyari, kimwe cya kabiri kugira ngo bagere kuri miliyari barakirenze. Kugira ngo uzabone abantu bakoresha iyi platform bagera kuri miliyoni 60, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Bivuga ngo uyu ni umushinga bavandimwe, abadukurikiye bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abadukurikiye bari muri Repubulika y'u Rwanda, abadukurikiye bari muri Repubulika ya Uganda, abari i Burundi, abari muri Tanzania, abari hakurya y'isi, turabizi hari abari za Mozambique badukurikira. Aho waba uherereye hose, iyo tuvuze Pi cyangwa se Pi, uhita wumva icyo dushatse kuvuga. Mu by'ukuri rero Pi yatangiye bavuga ko ari ifaranga rishobora kuzagenga ubukungu bw'isi.
uyu munsi wa none dukoresha ijambo rivuga ngo ni ifaranga rishobora kuzagenga ubukungu bw'isi kubera ibintu bibiri. Icya mbere ni uko isi irimo kugana mu ikoranabuhanga kandi abantu bagomba kumenya n'ikoranabuhanga icyo rivuze. Icya kabiri ni uko isi muri rya koranabuhanga harimo hazamo n'ikintu bita AI cyangwa se Artificial Intelligence. Ibyo rero ni ibintu bibiri biza bigahurizwa hamwe, byamara guhurizwa hamwe bikaboneka ko ubukungu bw'isi bugana mu ikoranabuhanga. Aha rero ndashaka kuvuga ku bakoresha blockchain cyangwa se cryptocurrency. Aya mafaranga iyo urebye, iyo tuvuze amafaranga ni ukugira ngo abari muri kano karere k'ibiyaga bigari babashe kumva ibyo ari byo. Ni payi ni ikimenyetso cy'ifaranga ryatangiye ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2019, ariko na mbere yaho gato uyu mushinga wari uhari, gusa byatangiye kwamamara muri 2019, ari nabwo navuga ngo ryatangiye rizana na covid, kuko ryo ritangira nibwo ryatangiye kumenyekana. Ritangizwa n'umugabo w'umuhanga w'umunyamerika. Iyo tuvuze umugabo w'umuhanga w'umunyamerika ni uko ni umugabo ufite impamyabushobozi y'ikirenga muri ibi bintu by'ikoranabuhanga, yitwa Dr Nicholas Kokoris n'umugore we witwa Dr Chengdiano Fani. Uyu rero Chengdiao Fani na Nicholas Kokoris ni abahanga. Urumva umuntu yagiye kugera ku rwego rwo kugira impamyabushobozi ya doctora nuko aba yaranyuze ahantu mu mashuri atandukanye kandi akayigeraho abimerita. Aba badogiteri rero babiri nibo bicaye baravuga batari ko isi irimo kugana ahantu tubona ibintu byose byajya mu ikoranabuhanga, why not hatabaho n'uburyo bw'imicungire y'umutekano w'amafaranga ku isi. Rero aha twavuga ngo P-Network ese ni iterambere rishya cyangwa ni uburiganya? Abadukurikiye abajya bavuga bati ariko si ibi bintu mu by'ukuri bizarangirira hehe, ibintu bimeze bite, tuzabibona bitute, ugasanga bafite confusion zitandukanye. Bamwe bati ni iterambere. Ndibuka umwaka wa 2023 aho 2024 abantu bari bashyushye cyane, bumva yuko bagiye gutera imbere, rwose bati amafaranga pimwe ntago umuntu yayirya, cyangwa se pa imwe ntago umuntu yayirya ngo ayimare. Ariko njyewe twaganira nababwiraga nti bavandimwe, mwishyuha mu mutwe ngo mwumve yuko mu by'ukuri mugiye gukira. Aha ndagira ngo mvuge iki kintu, wowe utureba, wowe udukunda kudukurikira, ntago ushobora kubona ikintu utavunikiye, ntago ushobora kubona ikintu utabiriye akuya. Niyo rero ntihazagire wumva yuko agiye gutoragura amafaranga. Uyu ni umushinga uhari, ni umushinga ugamije gukontorora ubukungu bw'isi, ariko ntabwo uri umushinga uje gukiza abantu ngo bumve ko bagiye gukira mu buryo ntacyo bashoye. Oya, ntabwo ari byo rwose. Ubitekereza gutyo ndagira ngo muvanire inzira ku murima ko gucukura payi ntabwo ari igishoro kivuga yuko uzatera imbere ukabona iby'ikirenga. Cyakoze bishobora kugufasha kugushyira muri network ishobora kuzaguhesha uburyo bwo kugira ngo iterambere urigereho ubikoze neza. Aha rero kwitwa P-Network, kuba wavuga ko P-Network ari uburiganya byaterwa n'ubumenyi ufite ku bijyanye n'uruhererekane rw'iterambere ry'ifaranga ry'ikoranabuhanga cyangwa se blockchain. Aho rero ufite ubumenyi buke ushobora kubyita uburiganya cyangwa se utabyumva, ariko twebwe turajya tukubwire ngo ntabwo ibi ngibi ari uburiganya. Mu kwezi kwa kabiri 2025 benshi mu batuye mu Rwanda cyane cyane muri Kigali bari bazi yuko nyine bagiye gukira nk'uko nabivugaga, kandi koko si naho honyine, hari benshi bavugaga yuko ibintu bigiye guhindura ubuzima. Ariko iyo ugiye kureba usanga uyu ni umushinga uzamara igihe kinini. Iyo dusoma inyandiko zitandukanye zivuga kuri uno mushinga, ntabwo ari umushinga uzahita wikora, ni projet nini ndetse ijyana na cya cyerekezo cy'ikinyagihumbi. Hari n'igihe rwose n'imyaka 4 ishobora gushira, n'5 ishobora gushira. Ariko nanone nkavuga ngo wowe umayininga, komeza umayininge
ukomeze wegeranye payi zawe. Icyo nakubwira, uzirinde gushora amafaranga, ugusabye amafaranga akakubwira ngo aya mafaranga yajyane ugure payi. Iryo kosa ntuzarikore. Wowe udukurikiye ntuzakore iryo kosa ko wafata amafaranga ngo ujye kuyashora. Mu mazi rero ya payi yatangiye ifite application yayo ikoreraho gusa muri za 2025 nibwo hatangijwe Open Mainnet cyangwa se uburyo bw'ihererekanya ry'amafaranga. Mu by'ukuri rero twavuga ngo payi ni iki? Payi ni network yatangijwe muri 2019 n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Stanford University, abo ni babandi twavuze haruguru, igamije gufasha abantu benshi kwinjira muri cryptocurrency. Uvuga ngo icyo PIE cyangwa se payi yaje igamije ni ukugira ngo ifashe abantu benshi kwinjira muri cryptocurrency bitagoye, ndetse amakuru avuga ko ari umushinga mugari ukeneye iterambere kugeza aho abantu bashobora kuzajya bayikoresha mu igura n'igurishwa ry'ibicuruzwa binyuranye. Aka kantu abantu bakumve, yaje igamije kugira ngo ikangurire abantu kwinjira muri cryptocurrency bitabagoye, ariko rero akaba ari umushinga uzacururizwaho. Niyo mpamvu natangiye mvuga ngo umayininga ukomeze umayininge. Ese Pi network yaba ihuye na Bitcoin cyangwa biratandukanye? Igisubizo, Bitcoin na Pi network byamaze kwemezwa ko Pi magingo aya ikaba igengwa n'abayihanze gusa. Pi kuri telefone ntikoreshwa umuriro mwinshi cyangwa ngo ukenere internet nyinshi nka Bitcoin. Bitcoin yo ifite abayigenzura, ariko iyi Pi network yo siko bimeze. Bivuze rero ngo icyo bihura nuko zose ari cryptocurrency, ariko imicungire yazo ikaba itandukanye. Ntabwo rero wagereranya Bitcoin ngo ufate Pi na Bitcoin ubigereranye. Mu by'ukuri ikoreshwa rya algoritme ya consensus, Pi network ikoresha Stellar consensus, mu gihe Bitcoin yo ikoresha iyi algoritme. Noneho protocol, aho gukoresha proof of work nka Bitcoin, ahangaha ntago Pi yo ariko bimeze. Uburyo bwo kwizerana, abakoresha bashyiraho security sako kugira ngo hifashishwe mu kwemeza ibikorwa by'ubucuruzi. Ikindi rero nshaka kubabwira, Pi network yagiye ihindagura ibiciro uko ugenda yevori, wabayishyira ku isoko bayigereranya. Hari aho yatangiye ubona ivunja 0 n'ibice bingahe by'amadolari, ariko uyu munsi ufite Pi network cyangwa se Pi arabona byibuze, navuze ko yatangiye ivunjwa hagati ya 0 n'ibice 3 na 0 n'ibice 5, ariko uyu munsi wa none igeze ku idolari rimwe n'ibice 38. Ugiye kugereranya mu mafaranga y'amanyarwanda usanga ari nk'ibihumbi 2,000. Bivangwa kuva ku mafaranga magana ngahe ukaza ukagera ku bihumbi 2,000. Urumva ko iragenda izamuka. Ndetse hari n'igihe yigeze kugera ku madolari 2 n'ibice 9. Icyo gihe abantu barasara nuko. Ariko abamayininga turagira ngo tubabwire ngo bateze amatwi n'iki kiganiro, kuri Pi cyangwa se kuri Pi babike Pi zabo, be gutuma hari umuntu uzibavanaho. Ikindi ntihazagire ukubwira ngo tanga amafaranga ngo aguhe Pi. Oya, ibyo ntago biremerwa, icyo gihe ntago cyari cyagera. Ikindi rero abantu bacunge ko bamaze kuzuza KYC zabo neza. Hari namba gifite ama wallet atararangira kugira ngo atungane, aho naho butegereje. Ikindi twababwira nuko hari amasoko yemewe nka OKX, ubu ngubu yijyanaho ukayicuruza nta kibazo. Ndetse hari n'izindi platform ushobora kuyigurishirizaho cyangwa se ukaba wayiguriraho, ariko ibyo nabyo ni testing. Rero abakunzi ba Africa TV, turifuza kugira ngo tubone mutera imbere, turifuza kugira ngo tubone abantu bakora, turifuza kugira ngo tubone abantu ubuzima buhinduka. Ahangaha rero kuri uno mushinga, bari muri uno mushinga wa Pi, ndagiye mbabwire ngo mwihangane, ntimuzabe nk'amuswa rero bavuze ngo haraka haina baraka. Turabizi ko imbere hari byiza. Ngiye nkora ubushakashatsi kuri iri faranga, ngenda mbona ibintu byinshi cyane bitandukanye,
ariko nanone ntiwumve yuko ari ikintu kizaza kigahita kiguhindurira ubuzima uko ubitekereza. Biragusaba gukora noneho bizajya kugera aho bigera, hari aho wageze. Reka rero dushimire abari badukurikiye, dushimire n'abazadukurikira bose. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.